Turi tariki ya 12 ukwezi n'ukwa munani umwaka w'ibihumbi 2026. Ndagira ngo ni inkuru ikomeje kugenda ibabaza abantu benshi, bakimara kuyibona bamwe batangiye gutokesha, abandi baravuga uti tugeze ku ndunduro y'isi. Ariko ndagira ngo muraza kunyemerera mbahereze ikaze. Ndagira ngo aha wageze ni kuri Kigali Yesterday 250. Nyaboneka ndabona benshi mutarakanda subscribe, nimba ugeze bwa mbere hita ukanda subscribe ubundi ufunguye no kuri yonzegera kugira ngo ntuzajye ucikwa n'amakuru dukomeza kugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Aha kuri Kigali Yesterday 250 dukomeza kugenda tubagezaho amakuru akomeza kugenda yibanda ku buzima, amakuru abakomeje kugenda acaracara kubitangaza amakuru bitandukanye. Kuri uyu munsi ndagira ngo mbere yuko dutangira iyi nkuru ndagusaba kureba hasi y'iyo video ure niba warakanze subscribe, nimba utarakanda subscribe uhita uyikanda. Nge nitwa Mr Fero, nimba mu by'ukuri utarusanzwe unzi uhita umenya aka kanya. Ninge dukomeza kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wacu, dukomeza kugenda tubagerezaho amakuru gatandukanye kandi. Kuri iyo screen yawe ndagira ngo uriho kureba umwana ndetse ukanahabona mu by'ukuri ababyeyi babiri basa nk'abishimye. Ariko nyine ni kwa kundi uvuga uti ndababaye ariko ndarenzaho nseke, n'ubundi nyine udasetse waza kuba upfana agahinda kawe. Uyu mwana uriho kureba yavutse ari muzima, yavutse afite isura nziza, yavutse afite amenyo meza, yavutse nyine donko imiterere y'umubiri we imeze fresh. Ariko burya hari imiryango dushakamo rimwe na rimwe ikaza kuba itubera ibigeragezo, bitewe nuko nyine mu by'ukuri uyu mwana yaje kuba arogwa n'umuryango wo kwa se, bitewe nuko ngo nyine yashatse mama we batabishaka. Ubwo ni nkubwira ngo imiryango yo muri iyi minsi rimwe na rimwe niyo itwiciye ubuzima, niyo itumariye abana, niyo itumariye abagore, niyo itumariye abagabo. Nimba ikubwira gutyo uze kubyumva, bitewe nuko inkuru y'umwana yakomeje kugenda ishavuza benshi. Bakimara kubyumva ibyabaye kuri uyu mwana Ketia, barakomeza kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye. Uyu mwana yavutse ari muzima, yavutse afite amaso meza nyine donko afite imiterere y'abandi bana basanzwe, ariko nyuma nyine kwa nyirabukwe ntabwo twatuma mukomeza kubana kandi tutabishaka. Umuhungu wacu yaraduhahiraga, mukimara kubana ntabwo akiduha iposho. Ni gute mu by'ukuri mwabanye ukahita uroga umuhungu wacu kandi yaraduhaga amafaranga ariko nyuma akaza kubihagarika? Ubwo nyine baragira uti umuhungu atarashaka umugore buri munsi yaherezaga mama we amafaranga, ariko ngo aho ashakiye umudamu ngo nta n'igiceri cy'icumi akibahereza. Mw'ababyeyi mwe muri mwebwe mu by'ukuri muri kurangiza ingo z'abana banyu, nimwe mwiciye ubuzima bw'abana banyu. Nimba umwana yaraguhahiraga mu by'ukuri atarashaka umugore, akaba ashatse umugore nyine ukaba wifuza ko akomeza kuguhahira, urumva biri buze gukunda? Ntabwo byakunda. Iki kibazo nkimara kubibona bitewe n'ahantu mvuka mu by'ukuri nahise mbisanisha, wenda sindashaka umugore ariko nge ibi bintu nkomeza kugenda mbibona cyane henshi. Ibi bintu nkomeza kugenda mbibona henshi cyane. Mw'ababyeyi mwe nimurekeraho dore n'Imana irimo kubabara. Bitewe n'ahantu mvuka nk'uko nkomeje kugenda mbibabwira, hari ababyeyi benshi nkomeza kugenda mbona bafite criteria zimeze gutya, ukabona nyine umubyeyi ariyicira umukazana wavuga uti yazanye umuhungu wanjye biza kurangira mu by'ukuri amuroze. Uyu muhungu wanjye yamerezaga amafaranga ariko ntabwo akiyampereza bitewe n'aka gashinzi ukabona nyine ibintu biri muri iyi si biteye ubwoba donko. Reka wenda mu by'ukuri aho mvuka naho uvuka tube tuharetse, tuze kuba tureba ku kibazo cy'aka kana bita Keti kari gukomeza kugenda gashavuza benshi cyane. Ndagira ngo benshi nyine n'amakuru muri kubona nta kintu kiri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga uretse amakuru y'uyu mwana donko. Uyu mwana ni nkubwira ngo arakomeza kugenda asavuja benshi, uze kubyumva. Ndagira ngo ise avuka mu gihugu cy'u Rwanda ariko mama we ntabwo avuka mu Rwanda. Nyine bari muri diaspora. Ndagira ngo abatuye muri Canada murabizi uyu mwana ari kubabaza benshi. Ndagira ngo abanyekanada ba diaspora murabizi uko byagenze. Nge cyakora iyi nkuru nkimara kuyibona
irakomeza kugenda inyibutsa inkuru mperutse kubona mu karere ka Rusizi, nabwo kandi mu by'ukuri umukazana yaje kuba arogwa na nyirabukwe. Ariko wareba ukabona turi mu minsi ya nyuma, abantu nitwe tumaranye, isi nta kibazo ifite. Nyine urakomeza kugenda ubona benshi isi yarahindutse, ntabwo isi yigeze ihinduka. Abantu nitwe twahindutse, tudashaka guhindukana n'ibihe turimo, ukabona turashaka mu by'ukuri kuba twigira bakagarara donc. Kandi ntabwo byaza kwa bikunda. Abantu nitwe tumaranye, abantu nitwe turi kwica bagenzi bacu. Uyu mwana yavutse ari muzima, ndetse kandi avuka afite mu maso heza cyane. Yari umwana w'akabebe nyuma yuko ubuzima butaramwihinduka, ariko nyine nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira, aho uyu mukobwa yashatse baravuga uti uyu muhungu wacu yagiye mu gihugu cya Canada, buri kwezi yatwoherezaga agashahara kaduha amafaranga, ariko aho akoreye ubukwe ntabwo akiduhereza amafaranga. Ubwo nyine byanga byakunda umugore yashatse niwe waje kuba mu by'ukuri umushyiramo izo propaganda. Natwe rero ntabwo ari bugume kurya amafaranga y'umwana wacu, inzara irimo kutwicira mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nkwereke, ndaza kumugira mu gihugu cy'u Burundi, ndamugira Kongo na Uganda na Tanzania, ndaza kuba ncirikisha ibirozi mu by'ukuri birubuze kwa bita bimuhuhura, ndetse n'uriya mwana we baraza kuba bapfana. Icyakora cyo mwabantu mwengeze aha, nyine nawe umva iki kintu ukore analyze, uze kubumbwira muri comment. Ibi bintu birababaje. Icyakora cyo nk'uko nakomeje kugenda mbona RIB iri kubyinjiramo, ize kuba ibisesengura uyu mukecuru aze kuba hanwa. Ibikecuru byo muri iyi minsi bifite akanwa katari keza, donc nyine bidukorera just udufindo, ukabona ntabwo bishaka ko twiberaho. Uyu mwana yari ari mu gihugu cya Canada, ngo yagiye gushaka ubuzima, ngo ariko ngo nyine rwa rukundo abahungu bakunda ba mama babo, akajya ahora amwohereza amafaranga buri kwezi. Ubwo nyine mu minsi yashize aza kuba akora ubukwe, ngo akimara gukora ubukwe, ubwo nyine ndagira ngo murabizi responsibility cyangwa se inshingano zo mu rugo urabizi ziragufata. Nimba woherezaga mama wawe buri kwezi 200,000, ukaba ushatse umugore akaba azakirera gusuka no kwambara, ukaba donc nyine umugore wawe agomba gusa neza. Noneho ukahita ubyara umwana, azakenera pampa, uzishyura inzu, ubwo nyine mama wawe ntabwo uri buze kwa wamwitaho nk'uko rusanzwe ubikora. Ubwo nyina azavuga uti reka nibyaza kuba ntabwo iyi nkuru waza kuwuyinkoza, ndabaritura, ndabacishiriza, ndabaritura. Icyakora cyo mfite agahinda mwabantu mwe, iyi nkuru irakomeza kugenda imbabaza. Ubwo umukecuru azatuma ibirozi umukazana mu by'ukuri n'umwuzukuru we, avuga uti ndaza kuba ndabamara, umuhungu wanjye ndamwisubiza, arangarukiramo ku madovize yamperezaga. Ubwo umukecuru aragiye aracisha ibirozi, aratumye abishyira muri ka kana. Umwana buri munsi bakabona mu by'ukuri isura iri kugenda ikobana, ari kuba agakecuru, kugira ngo akure abakana k'akabebi, ari kuba agakecuru. Ubwo mu by'ukuri bazarebe babone nyine umwana yabaye agakecuru. Ndagira ngo nyine murimo kumureba, n'akana kari keza, kari gafite umusatsi tonko. Ngewe ibi bintu mwabantu mwe biteye ubwoba, biteye ubwoba cyane. Muraza kunyemerera bitewe nuko aya makuru narayatoza neza, muraza kunyemerera mbe ndekiyaho.